Chanele na Ngoga mu rukundo rudasanzwe, mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ukomeze ukurikirane ibindi biganiro byacu tunyuza kuri iyi channel yacu ya kabiri. Iyi rero akaba ari tunyuzaho ubusesenguzi kuri episode twabagejejeho, tukarebera hamwe mukaduha ibitekerezo, mukarayikinga, mugasharinga, buri nyine muri make tugasangira ibitekerezo. Tunabiseguraho rero ko ku munsi w'ejo twari kubaha episode ya 71, ariko ntago twabashije kuyibaha, ariko uyu munsi tugomba kubagezaho episode ya 71. Mutwihanganire rwose kandi murabizi ko tubakunda cyane. Tugiye kurebera rero hamwe episode ya 70 uko yaba yaragenze. Ese yagenze neza cyangwa yagenze nabi? Muratubwira uko namwe mwayirebye, muduhe ibitekerezo byanyu nyine uko namwe mutekereza icyo twakora cyangwa icyo twahindura muri episode tubagezaho. Muri episode ya 70 rero twasize uwitwa Chanele na Ngoga bongeye basubira mu rukundo rwabo nk'uko byahoze kera, aho Chanele na Ngoga nyine bari babanye nabi kugeza naho umwe yashatse ko batandukana n'undi, ariko kubera Imana ntibyaba. Chanele arongera yibuka ko Ngoga ari umugabo we, aramugarukira, aho ubu ngubu babanye neza. Namwe mwabibonye muri episode ya 70. Ngoga yishimiye Chanele na Chanele yishimiye Ngoga. Ibintu byashimishije abakunzi bacu. Ese nawe byaragushimishije? Tukwandikire muri comment tubwira uko nawe wabyakiriye. Ariko ku rundi ruhande tugiye kureba uwitwa Rugero usa nkaho yahunze umuryango we, arawuta kubera amakosa yakoze. Ubu akaba ari mu rugamba rwo gushaka umuntu wafashe amashusho akayohereza kuri internet ku buryo nyine abantu bose bayabona. Arimo arasambana na Jovia byamuviriyemo kuba yakwitaba Imana. Namwe murabizi yariyahuye, yariye uburozi, ariyahura arapfa. Ndetse si ibyo gusa kuko hagendeyemo na Derek nawe yaje kuburira muri ibyo bintu byose, aho yaragiye kureba Jovia ngo amuhe amafoto, birangira nawe nyine agendeyemo, ariko ntago tuzi uko yagendeyemo. Muri episode tuzabagezaho mushobora kuzatungurwa. Icyo mbasaba mwebwe gusa ni ugukomeza mukadukunda, mugasharinga ama episode tugenda tubagezaho ku buryo agera no ku bandi benshi. Ikindi mukajya muduha ibitekerezo byanyu, tukareba ibyo twakuramo tukaba twakongera muri filime yacu ikarushaho kuba nziza cyane. Ariko se umukecuru Mukamusoni we mumutekerezaho iki? Usa nkaho yaharaniye byose akabura na kimwe. Mutubwire uko namwe mumutekerezaho. Ubundi uyu munsi tugiye kubaha episode ya 71, twongera tunabiseguraho kandi mutwihanganire kuko twatinze cyane. Ubundi tubaha episode guhera kuwa kabiri, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatanu turazibaha, ariko ntago byabashije kudukundira. Mutwihanganire. Nge mwumva nitwa Hike nk'ibisanzwe. Mukomeze mudukunde cyane kandi mukore subscribe bihagije. Bye.